tugiye kurebera hamwe amateka y'uyu mugabo murimo kubona hano bamwita Meddy. Abenshi mwakunze kumubona cyangwa se kumwumva ku bihangano bye, aho yakoze indirimbo zigiye zitandukanye harimo Queen Shiba, Slowly, My Voa. Izo ndirimbo rero akaba arizo zamustapinze harazamuka agera ku rwego ruhambaye, ariko ubu ngubu ntabwo agikora indirimbo z'isi, ubu yigiriye muri gospel, aho ibinyamakuru birimo kwandika bimwandikaho we na Israel Mbonyi bahangana, ese ngo ninde urenze undi, ninde ukora indirimbo zikarebwa cyane, cyangwa se ninde wumvwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda cyangwa ku mugabane ku zindi migabane. Reka turebe amavideo yayo y'izo ndirimbo zabo. When I wake up in the morning, I lift my hands in the sky. I say thank you, Papa God. I love you, Lord. Ndagira ngo mubonye ibi gihangano cha Meddy, aho tugiye gusimbukira ku wundi bifatwa ko ari we ngo wa mbere Israel Mbonyi, nawe reka tumurebe igihangano cye, reka tugishireho. Nimezi kumuka siku Guys rero ndagira ngo turase ku ntego. Ese wowe ni uwuhe muhanzi ubonye urimo gukora cyane cyangwa se uzi kuririmba neza? Israel Mbonyi ese akurikiranwa cyane na Meddy agakurikiranwa cyane. Ese wowe ni uwuhe muhanzi ubonye ukunze kuririmba kwe? Mutwandike muri comment. Gusa ntimwibagirwe gukanda subscribe, ni ibintu by'agaciro. Musharinge n'iyi video. Ndabakunda cyane ukuri News TV show.